Reka twongere tubifurize kugira umugoroba mwiza cyane shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma rero bwana Fisi, ngira ngo nkuko tumaze gusuza abakunzi bacu, ndabinginze ngo mutera gatebe. Nako mushakana umutera gatebe kuko tubazaniye amakuru atari hivumba. Oya nta impamvu yo kuba batera gatebe birangiye muhora mubwira abantu ngo mutera gatebe. Oya nukuvuga ngo aya makuru na makuru ashyushye. Abantu ngo mutera gatebe ariko ibyo yarari gukora nimba yasize kuteri mu matwi nimba arambitse telefone hari angagende aburetse gato. Ngo yakumva amakuru no gukora nibyo akora. Afata utuntu tw'utu ekoteri nurangiza ureba urambika telefone kugira ngo wumve amakuru wangu rwose uko uyumva bikunogeye abari kuyumva rwose ibyo gutera intebe mutu umwanya wanyu mutari no kumva amakuru ntaga bari sawa. Oya none se baratera intebe batagiye kumva. Ugiye gutera intebe ugiye kwicara. Umva rata oya nuko nk'abashinwa nta gihe cyo kugira. Oya nta gihe cyo gupfusha ubusa birumvikana ariko ndi kuvuga reka dutangira amakuru nta kujya uri no kuganira. Dutangira amakuru. Oya kuryo uri kuganira kira nini icyaha gihanirwa n'amategeko. Muri nka batatu murya mufunze umunwa nta ku paka birangiye. Urabanza ugahekenya warangiza guhekenya wamira ukabona kuvuga. Ibyo biri ku meza muri kuganira muri kurya mukananywa. Urumva se ari byo. So reka rero mwabantu mwakona akaba kanyuzemo ariko tubabwiye ukuri ko tubazaniye amakuru akome cyane. Hanyuma rero tutizimbye mu magambo bwana Fisi, turaza gutangira turambura amakuru yacu nta camake z'uyu munsi zihari. Tugiye kubabwira amakuru kandi meshi muyitege. Ntazo nanize nkubeshye. Nta camake naje gusanga iby'incamake biyumvira icamake bakata bigenda. Aya makuru turayavuga. Barata abantu mudukurikira nta rungu muzagira turahari. Hanyuma rero Tshisekedi uyu mugabo akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko atashye igihugu asanga kiri mu marira. Sibyo gusa na never ubundi abagabo ntibajya basigana. Hanyuma use kumyemerera uyu mugabo ubundi Trump kugira ngo amusekere amwumvise ukuntu ari wadanje atamanuka ikote yaryuzuye. Gahunda yise yumva ko buracya senya u Rwanda anasenye mu vetro. Kubera iki ngabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kumafasha. Narababwiye ngo kwiringira bano bazungu b'uruhu rw'umweru. Mana nyagasani ni ngo kwikira igito gaseka. Kuba Trump yavuze ari amagambo yaje urumva Tshisekedi mwabantu mwe mu kuva muri Amerika yaje ameze gutya ameze nka King Kongo ari kuvuga ati makumyabiri na King Kongo n'ubundi ndakuziye. Ubona bivuga mu vetro basi yavuze u Rwanda none wa Rwanda we ndakuziye bitewe n'iki ameze nk'umuntu wanyweye akamogeri kwiyumva bitewe n'amagambo Trump yamubwiye amushimagiza isi yose ibireba. Tshisekedi gutya na gutya ngira ngo mwana bibonye namwe none rero yafashe izindi ngamba zakasa mutwe. Hanyuma ashobora kuba yavuye ku bapfumu. Icyo nicyo nawe yabonye abapfumu ashobora kuba yabavuyeho yabonye arareba aravuga ati abapfumu ntibakora. Ariko dushingiye ku kintu kimwe gusa ubwo habaye amasengesho akayitabira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramusengeye baranamuhanurira avuga ati wa mugabo we rero ati nutareba neza ati Imana irashaka kukugirira cyo nkundira abahanuzi iyo babonye ibiri babanza kukurema agatima ariko baba babonye ibuye ry'agaciro riri hariya bakakubwira. Oya nagari ibuye ry'agaciro ahubwo kwa kugira ngo umuntu atiheba ari ukuntu umukozi w'Imana kubona ikintu kibi wenda cyeretswe ariko kugira ngo utiheba akabanza kugucisha ku nzira nyinshi. Hanyuma Tshisekedi rero bamwe bamubwiye ati wa mugabo we rero ati ukwiye gusenga ati tubonye Imana ishaka kukugirira neza ati kira ni igihugu Imana yakuraze n'ibisekuru byawe atariko ati ndabona Satana ashaka kukikunyaga ati shyiramo agatege. Tshisekedi rero yahise avuga ati ubwo Imana ishyigikiye atayari ubuneye mu vetro ngiye kugira gute kuyisenya. Hanyuma abapfumu ibyo bapfumura yahise abona biri zero. Ikintu cyatumye yumva afite imbaraga na amagambo Trump yamubwiye byose sibikomatanyije kuba bamuhanuriye ndetse n'ibyo Trump yamubwiye byose bimuri magatima ntago bigize byose biri magatima. Ugiye gusenga umuhanuzi akaguhanura ntago ari no gusenga buriya nyine nibyo byari nabyo byajyanye ni Trump buriya niho yatashye avuga ati hano noneho M23 ndayifite buriya sozi nibyo gusenga aracyanabyibuka arabyibuka byihorera umugabo ni ibyo bamubwiye asenga ahubwo sikabira pfukama bamukora mu mutwe ahubwo ibyo Trump yamubwiye nyine byose yavuze ubwo Trump ubwo Imana inyemera ikabisha ifasha na Trump akaba yemeye bivuze ngo Imana yinjiye muri Trump tayari babasirikare bagiye kwita babyuka ikinshasa batake mu vetro. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko aba bagabo b'abazungu buriya nta keza kabo. Trump ni umuntu uvuga ibintu no munsi ejo akabihindura
uri kubyumva. Trump ni umuntu wavuze Kongo wa mbere, yavuze nabi, yaravuze ngo Kongo sinyizi no kuyimenya nyimenye ejo bundi kubera ibibazo bafitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Cyabikoze Kagame yaramuzi. Cyo kintu uri kucyumva ati Kongo nicyo gihugu cya mbere kibi namonye kinatuwe n'abaturage babiri. Icyo gihe ubusebeje perezida. Tujya mu bya kera kurereka tuvuga iby'uyu munsi. Ariko se wavuga inkuru utabanje no gusobanura. Reka rata tugendane n'uyu munsi tuvuga uko akigera hari imyanzuro yafashe n'ibyo abantu baba bategereje kumva. Ibyo bya kera hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ageze hano muri Kinshasa tayari ibintu byose ahitahindagura. Aravuga ati afazari ibintu by'ibiganiro nayo muviturwa simbishaka. Urumva? Yego. Hamagaza intwaro vuba vuba zerekeze he iyo zagisangana. Icyo yakoze umugabo ikindi n'amato yamaze gutegura izindi ntwaro nshyashya ndetse noneho ikintu gikaze muri icyo buriya ikintu cy'umusirikare ku gashahara yongeye kukivugaho. Yababwira ati mwebwe mwe mwitonze gato umushahara wanyu tugiye kubaha agafaranga ndetse na za wazarendo kugira ngo baze kugira gute baze kurwanana umutima mukutano bavuga ati dufite na ka prime yone igitunguranye ikintu cyo bikoze nashimye cyo ni kimwe uriya yarebye kure ashobora no kuzatsinda noneho kubera iki yase yongera ibyo kurya. Urumva yongera indege zizajya zibise ubundi yara ntago akoresha amakontineri ngazahageza ibyo kurya nibyo bakoreshaga. Yavuze ati benzine Kongo ntidukennye ayo twishyura abacashuru tuyagabanye twongere indege tugura amabenzine yo kushyiramo ziseye ibyo kurya. Akantu gakaze yakoze nuko ngo batazongera kujya kurwana bafite inzara ifari ndetse n'abawazarendo cyane batakaga inzara ndetse ngo n'amafaranga yabo babahaga bakajya bayibonera ku gihe kandi bayongereye ntabwo tuzi umubare bivuze ngo noneho ntabyo gukererwa nta n'ibyo. Ariko ibi byose Tshisekedi yabikoze ubwo biri kuvugwa guhwigwiswa ko uriya muyobozi mukuru w'abacanshuro ashobora kuba afunze. Ntago birajya mu ntuze birashyirwa mu bikorwa ariko ubwo yabivuze Canshuro ubundi bamufunze bamuhora iki. Amerika nta mikino igira. Ikintu cyose bakora kitariho umusoro ntibacyumva. Niyo mpamvu na Tshisekedi ibyo yakora byari byo byose ibuye ritamugereraho kugese hari cyakora. Se burya kumbi ni na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwifungiye. Ese waruzi ko buri ari Kongo yafunga umunyamerika nta makuru n'amakuru nari mufiteho rwose pe. Waruzi ngo Kongo yafunga umunyamerika uriya mutipe buriya hari ibyo Trump yaba yaramubwiye agomba kuza gukora ntiyabikora. Uriya wenda ananyereza ku mabuye ananyereza no ku mafaranga n'umusoro ntiyatangaho buriya kimwe muri ibyo. Ariko uyu mugabo n'ubundi nubwo abugiyemo ntari bubutindemo ntago yatinda kandi no bamufunze bura nta ushobora gusanga atari n'iki byanyabyo. So ni ibintu biri kuvugwa ariko buriya ibintu bivugwa biba bifite aho bihuriye n'ukuri. Ikintu wumvise aha ukakibona cyanditse hariya ukanyakibona hariya urabona ngo uratinya icyo rubanda ruvuga. Burya hari ukuri kuba kuri mamaho. Ubu rero Tshisekedi yahise afata umwanzuro avuga ati ubwo bano bacashuro mbaye mbarokotseho gato aya mafaranga nagukoreshaga nyabaha reka nyahe wazarendo tugerageze. Ibi ngibi biriko ntago yigiriye iyi nama ndababwiza ukuri inama ntago ari we yayigiriye. Iyi nama ndafite amakuru y'ukuntu iyi nama amaze kwigirwa n'uwo bita Judith Suminwa minisitiri w'intebe ndetse na Therese Kayikwamba Wagner minisitiri w'ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu. Bamubwiye ati rero ntabwo uzigera utsinda intambara mu gihe ugiye ufata amafaranga yose ukayakubira abacashuro. Ntabwo abasirikare ba FARDC bazajya ku rugamba bashonje. Si ubwa mbere ubyumva si n'ubwa kabiri. N'aba bacanshuro barwana mu duce tunga kuko wazarendo ni ikwiriye ahantu henshi kandi bakanaba ahantu heza kandi bakanishyurirwa ibyo kurya babifashe hose. Buriya Tshisekedi amafaranga yafashe ntayaha abacanshuro akayakwiragiza muri za wazarendo zikamera neza. Nyine barwana umukutano bwo kwiyaba. Aba Vietnam urabazi kubi barwana na Amerika ndabyibuka. Muri Vietnam iyo ntambara yanabayeho ndabyumva. Ubuyapani b'u Rwanda na Amerika warabibonye iyo ntambara yabaye. Ntabwo nabibonye buriya kugira ngo batere ibisasu bya Hiroshima na Nagasaki nuko Japan yari yasaranye umunyamerika papa. Ntabwo umunyamerika ari kwivanamo rero bazaga ari ikivunge bari benshi cyane bagakubita badatinya urupfu. Ariko bira bintu byagize ingaruka zikomeye cyane mu kino gihugu ndetse n'igihugu cya Amerika. Na n'ubu ngubu nuko byanatumye n'Ubuyapani buvuga ati twebwe twivanye mu ntambara. Buriya Ubuyapani nta n'igisirikare bugira wapi bose twe ntituzongera kurwana tuzabaho gutyo gusa bigira abapolisi baba bashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu bareba uwibye inkoko
uwushikuje agasakoshi, abangije ibikorwa remezo, abahohoteye Yapani nta gisirikare kigira kuva intambara y'isi yabaho, bo ntago bajya barwana. Ariko byo nibyo mbaza ati twebwe nta muntu tuzongera gusagarira nta n'iki. Aba bavandi none rero iyo Tshisekedi nafasha amafaranga akashyira muri buriya abasirikare be nabo zarendo bajya barwana nk'Abavietnam n'Abayapani biyahura. Ariko nibakomeze baryane abana bahetse isezerano babanze barisohoze kuko Tshisekedi amasezerano yahawe na Trump yo sinyabona. Umuntu ashobora kukwizeza ibitangaza ariko ntabikore, ariko Imana yagusezeranyije ikintu cyo iragikora. So twirwaneho, ndetse na M23 bashobora kuzatsinda runo rugamba bitewe n'iki no kwinangira k'umutima kwa Tshisekedi. Rero navuga ngo nakomeze yinangire maze abashaka kubohorwa abohorwe. So niko nabivuga. Hanyuma rero Bwana Fils, reka tuve kuri uyo mugabo, ariko aba bagabo bombi buriya bakunda kugendana cyane kari n'amashuti. Tshisekedi n'uwitwa Neva. Uyu Neva rero biravuga ko ubu tuvugana yakwamiye ahitwa Dubai. Yego. Yakwamiye Dubai, yanze kuvuga ati avuze ati gihe ntago ushobora kuza ngo njye mu gihugu kibanye gituranye. Ntibishoboka. Aravuga ati Neva, ati gihe ntago bishoboka yuko naza ngo fata indege imvane Dubai injyane muri Tanzania. Ibyo bintu ntibishoboka abe na gatoya. Hanyuma rero amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi aremeza neza ko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye kubw'impamvu z'umutekano we yabaye agumye mu gihugu cya Dubai hari muri uriya mujyi bitewe nuko hari kiri kubanza kwitabwaho. Aracyari Dubai se urumva yavaho gute, yavuze ko ari agasuzuguro gakomeye abagiye gusuzugurwa. Uzi gutira ikibuga ari kuri umuperezida waba ufite ikibuga. Hari n'abantu numvishije bari kuvuga ntago indabikonfirma neza nyine ne amakuru abataratugeraho nimba ari abihimbiye ibinyoma, kuvuga ko hari abayobozi bamwe hariya mu Burundi bari gutegura ikintu gikomeye cyane kisa na coup d'etat. Umva iki cyerekeranye n'ibya kino kibuga cy'indege ndetse no gutinza itinda rye. Icyo kintu mu gitekerezo neza bari gutinza itinda ryiwe gutyo nabyumvishije uko gutyo bigenda, ariko nta wamenye nyine biri muri biravugwa. None se nakubwiye ngo ibintu bijya kuvugwa biba byarenze umunwa bigasohoka hanze biba bifite aho bihuriye n'ukuri, kuko biba bifite uwabizanye. Uwo muntu wabizanye rero aba afite nawe yabikuye aho byavuye n'igitekerezo kiba cyavuye, sibyo? Niba wabiciyeho bicaracara uko ngo byumva Nyabarundi nawe ariko ubitekereze neza cyane ushobora kuza kumva Neva impamvu bari kumutinza wanamungani hari ikintu kiri gutegurwa cyane ko kugeza amaginga ya mu gihugu cy'u Burundi batumvikana ubwaba abayobozi. Ahanga rero twebwe nk'abanyamakuru nicyo tubereyeyo kugira ngo dusigurire abantu bace barumviriza neza uko biba bimeze, sibyo? Tuyage rero batambukanye bene data, abatambukanye burya n'abagore barundi kazi barundi mwese muri mu gihugu cy'u Burundi. Sinzi niba igihugu cyanyu gifite umutekano ku buryo ki wizewe, ariko mumenye neza ko perezida w'igihugu cyanyu arageramiwe. Ubu tuvugana yaba Reveriye, yaba Prime Niyongabo, yaba uryo uri muri gereza Alain Guillaume Bunyoni, kandi afite abamushyigikiye, yaba umuryango wa Pierre Nkurunziza, yaba n'ababa hariya abadokitera bantu bize bakagera ku rwego rwo hejuru cyane, abangaba nabo yabavuze nabi. So ahangaha nta muntu umushyigikiye usibye umuryango we n'umugore we ndetse n'abaturage wenda basanzwe bamukunda bitewe n'ibyo yabakoreye. Ariko nababwiza ukuri ko guverinoma ubwayo abayobozi biyikuyemo ntimwumvikana uri perezida ibintu babyanze. None se ubu gutinda kwa Neva k'uruzinduko rw'akazi rushobora kuba rwararangiye. So kugeza amagingo yanga ntituzi nganaherereye, gusa icyo tuzi neza ko nuko batari gushaka kagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kandi mu by'ukuri dufite amakuru ko ni babisubije ku murongo. Tujye mu yandi makuru, kakigere mu yandi makuru y'imirwano. Ayandi makuru rero umuvugizi wa M23 Oscar Barindi amaze gutangaza igoma mu kanya gato gashize. Igoma hariya nabonye n'abaturage bari mu muganda bakora ibintu by'amasuku, mbona n'abantu benshi bari gutegura umuhanda bari gukora ibintu byinshi cyane, ubona ari abakozi barimo n'abaturage batari bari abakoze ko n'abaturage bari barimo. Nibwo rero yatangaje aravuga ati hari umunyamakuru umwe amubajije amubaza ikibazo, aramubaza ngo ese ko ngo drone zituruka ku biga byose mwavuze ko muzabitera ibyo bibuga byose, kandi no ku kibuga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura zihaturuka, ese nizikomeza kwaturuka bizagenda bite naho muzaharasa? Yavuze ngo bya bindi nakubwiraga yabivuze
yavuze ati twebwe ntago twarasa ibihugu, ntago tujya turwana n'ibihugu. Yabihakanye yivuye inyuma aranabihakana. Aravuga ati twebwe ntago dushoboka. Aramubaza ngo none se ubwo muzabigenza gute, muzabareka se bakomeze babatere? Ati hoya hari yindi nzira. Twebwe tuzaganira nabo, tubane neza nabo nkuko tubanye neza n'u Rwanda, tukabana neza na Uganda, tukabana neza n'ibindi bihugu bindi byo hakurya aho ngaho. Rero ntago twebwe twagira gute, twatera Burundi barasheyo bigaragara nko gutera Burundi. Rero tuzabinyuza mu nzira intuze y'ibigano bareke kudutera kuko natwe tuzaba turi wacu. Ariko nanone wibuke ko byo gutera Burundi nta birimo no byo bivuga uzabikure mu mutwe wawe. Oya buretse gato uburyo nabivuzemo bitandukanye n'uko nguko ubivuze. Uko yabushubije nanjye niko nari nabivuze. Naravuze ko ibitero nibiba bituruka ku kibuga cy'indege kereka niba begera bakabarasa. Oye bo ntago ngo bazabi. Ikindi wibuke neza ko wibuke neza kuri ari umuyobozi ntago agomba kuvugira ku karubanda gahunda zabo zose. Uriya n'umuyobozi mukuru ntago agomba gutaranga abivuze bamenya gahunda bafite. Ese utekereza ko abarundi badakurikira? Barakurikira. None se bo ninjije ku buryo abayobe bwenge bw'ibyo gukora. Ariko nyine ngendera ku byo yavuze. Nyine tugendera oya nago mbihakanye. Ahubwo nuko nyine nk'umuyobozi hari ibyo abagomba gutangaza kugira ngo bimenyekane n'ibyo abagomba gusigarana mu mitima nyine gahunda. Byose uri kuvugura bihakanye nyine uvuze yuko ubwo bazahatera. Oya nago yavuze ko batazahatera. Nyine nago bazahatera ahubwo bazaganira. Yabisubije neza nyine mu buryo bwa politike. Ariko nk'umusirikare umubajije. Iyo babarasa ntago bazahatera. Ntago bajya barwana n'ibihugu niko yavuze. Nyine uriya ni umuvugizi. Yavuze ngo ntago bajya barwana n'ibihugu. Okay. Ntago barwana n'u Burundi ni ibintu byumvikana. Ariko nyine niko bimeze. Hagati aho rero reka turebere hamwe none batari kurwana n'u Burundi, turebe impamvu abasirikare bwo Burundi bari hano muri Kongo. None ni gute batari kurwana n'igihugu cy'u Burundi? Oya hariya bari kurwana nabaje gutanga inkunga. Barese bari kurwana n'igihugu. Oya si igihugu nabaje gutanga inkunga ariko baturutse kitwa igihugu. Doro byakitwa igihugu. Babateye. Bavuze igihugu cy'u Burundi kibidekara kikavuga ati twebwe tujye kurwanya M23 hariya muri Kongo. Ntago twishingiye ntibaze ku butumire bwa Kisekedi. Bagaturutsa n'ibibunda bikajya ibisasu bikajya bituruka hiryo mu Burundi bikaza bikagwa hariya hemo 23. Aho niho byaba bigaragara yuko intambara yari yanyaye. Izikiro nagusubiza mu maguru mu magambo make. Ariko yabivuze byihorere tunabyihorere yabivuze reka dutegereze M23 ifate Uvira, ifate Sud Kivu yose. Hanyuma igisirikare cy'u Burundi kizaga bitera kuri M23. Cyo gihe ntibizitwa ko baje gufasha Kongo ahubwo bazabaze gutera M23. Tuzareba ibizavamo. Ese na amahoro cyangwa ni imirwano hagati aho ngani ko nabasubiza nanjye mu maguru mashyashya. Hanyuma rero twihuse cyane rero. Ntago shaka ko twizima amagambo. Fred Ruzizi yose uyu mugoroba ewana ibintu ni shamba. Ya mirwano twe turi kwabwira n'ubu ngubu iracyakomeje. Operasiyo ziracyakorwa. Na n'ubu imirwano iracyakomeje. Bamwe bari kurwanira hakurya nk'ariya, abandi bari hariya, bose bari kohererezanya amasasu. Ninde wohereje kompra, ninde wohereje isasu risanzwe, ninde wohereje grenade nguko. Byose rero ibintu hano muri Plaine d'Ruzizi ntago byoroshye habe na gatoya. Nanone kandi tukiri hano abatasi b'abarundi bavumbuye amakuru kuri 23. Bavumbuye amakuru yo mu 23 y'uburyo iri kwitegura urugamba muri biriya bice byahariye urenze hano Uvira, uvuye Uvira wambutse ra muhanda ahantu hitira nihera ukarenga Kamanyura Kawezi ukagira Kamanyura uhita uzamuka naho ngaho ni muri ibyo bice gutyo. No kuvuga ngo ugiye aho bihara Kavimvira urenze Kavimvira uburi kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi ugiye aho bitagato. Wabivuze ni hariya muri Kavimvira. Hariya rero bavumbuye amakuru yuko M23 yahacukuye ikitwa imyobo yakasa mutwe. M23 ni iraha cyahari. Simbizi ngo yahacukuye imyobo yakasa mutwe cyangwa shana babatasi babo. Simbizi. Gusa ubutasi bw'u Burundi bwavumbuye amakuru yuko ngo M23 ngiri kuhacukura imyobo. Nkumbaza iyo myobo ari yiki ariko ngo uko igaragara iyo myobo
ngo ni imyobo iyo kugira gute Kuzashyingura. oya none ze niyo kugira niyo ngo niyo kwihishamo ngo mu gihe bari mu rugamba rero ngo bishoboke ko ngo M23 ngo ishobora kuba igiye kubataka none se igiye kubataka uretse none n'ikintu kiratangaje iyo myobo basanze icukuye ni imyobo nyine y'urugamba kandi nibo bagize gute nibo bahacunze nibo bahacunze ariko ni mu gice bo bayicukuye bakabyitiranya nayo mu betro ni mu gice ariko ni mu gice kitarimo M23 none se nyine umva noneho nkibaza nanjye byancanze yacukuye nande yaba yacukuye nande none rero cyangwa strategy cyangwa se bakavuga ngo bakaba batekereza yuko ariyo wenda bazabashyinguramo umugani nk'uko ariko nyine amakuru ahari yo ubwabo bavumbuye yuko ngo ari imyobo ngo yacukuwe na M23 iyo myobo bakaba bayisanze itamaze igihe kinini icukuwe ari amasaha make ntabwo ari n'amasaha bavuze igihe kinini nta wamenya bavuze ko itamaze igihe kinini icukuwe hagati aho rero cyehise numvamo ikintu cyangwa biteze ko M23 igiye gufata Uvira bakazahihisha iyo myoboro bahise bashakisha uburyo cyahubwo bahagira gute bahoya ahubwo bahashyira ibirindiro byabo bahise bahakambika bahise bazana abasirikare bamwe barahaguma igisubizo ntuwise ucyumva bahise bashyira defense tayari ngo nibo babiteguye ahubwo barabeshya ntago batangaza ibyo ngibyo aribo bayicukuye ese ubwo ngo reka dutegereze tuzamenya ba nyirayo ngo ba nyirayo nibaza bazagira gute bazayikoresha hanyuma rero sinzi niba twasoreza amakuru wari kare wari kare rwose kabisa reka dusimbukiro turebe icyitwa umubirigi ukuntu akomeje gukanira nk'ifuka iri gufunga umwobo wayo ahangaha rero ukitwa umubirigi mwoka byaramwe ameze nabi cyane nabwiye ngo nta keza k'abazungu aba bazungu bakomeje gukomanyiriza M23 ku buryo buteye ubwoba baragiye batoza icyitwa umuzarendo baragiye bakundisha igihugu bano baturage bo muri Warikare babumvisha buryo cyo M23 ari abanyarwanda noneho M23 kugira ngo izagere hari ibane n'abantu baturage we biragoye bamaze kwitamo ideology ikintu cyo kubishyiramo iyo ideology bakanabaha n'imfashanyo oya babakubita ibyo saa 7 nijoro nta muntu uri hari bwati bundi ni twebwe ati bakajya bavuga ati ubundi president ni Tshisekedi ati nabandi barabeshya murebe ati ntimurebe bakomeje kwavuga ati murebe M23 nta yiri hano hafi ati naho barereye abantu murebe ko hano mudafite umutekano duhari ati kandi harupfa harugira ute ati M23 yafashe ati ariko murebe niramukije ibibazo bizavuka kandi bitabivuka koko urumva inzara ubukene ipfu zato na hato ndwara ibintu nk'ibyo ahangaha rero ababirigi icyo bakoze nyine baragiye bafata amarangamutima y'abaturage bayashyira no mu biganza byabo barayafite bayarekuye kuno M23 bayisanze so niyo mpamvu rero M23 iri kujya yinjira ikabona n'umuturage ari gufata isuka rwose akajya kurwana heze urubi Warikare zafatwa ute bubashije inkoni abasaza abana bose bakunze igihugu ku rwego rwo hejuru ako rero buriya Warikare ari imwe muri territoire zibayeho nabi cyane aba babirigi bari kwisirimura bari kubereka telefone ntazo bari bazi bari kubagurira ka internet ntako bagiraga urumva bari kubereka utuntu tugiye dutandukanye bamenye TikTok bamenye YouTube bamenye Facebook bamenye iki ibyo byose barabimenye kubera ababirigi so nta mpamvu rero kutabakunda iminotira tujyanye so dusoze ari nako tubasaba gukanda subscribe kugira ngo ntimugacikwe n'amakuru tuzatubagezaho hanyuma rero tubifuriza umugoroba mwiza bwana Fils tubifurize kugira ibihe byiza bakunzi ba Top Kivu News naho mu zindi update nko saa 3 n'igice turaba tubazaniye tureba ibyiriwe hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turabakunda cyane Imana ibarinde.